amba ubundi se Vava nibo baragusambanyije bakagwa amafaranga bitwaye iki? Ase Vava utabesheje Joyeuse agutera iseseme ngaho tubwire. Anguriye ferime nziza nikanzu ngo dusambanira igitarama wowe wambwa we wakiwe. Joyeuse mumbebe wawe. Wintera iseseme. None kuvuga Joyeuse bigutera iseseme. Utaza no kuntesha umutwe gero. Vava oya. Noneho kabaye. Vava n'umukobwa witwa Joyeuse ururwambikana. Wumvishe inkuru nyinshi ariko iyo biragusaba kwihangana no gutega amatwi. Ikaze aho uri kumva biri hanze kabiri uhaye ikaze ukomeza kudutera inkunga ukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe yewe nihaza n'akazogira ugakandeho. Imibare y'abantu bakaze kunzogera ni mike cyane muntera inkunga rero mukanda no kunzogera murakoze kandi ukomeze. Tumaze iminsi twumva saga zikomeye cyane ngaho Joyeuse ngo bamutaye. Ngaho Joyeuse unafashe umwanzuro wo gutwara umugabo w'abandi. Ngaho Juno ngo na Always unabo ngo hari ibyo batumvikanyeho. None se Vava na Joyeuse ko nzikari home n'ishuti barafiki. Vava we yarazi ko umuntu ugiye ngo kumurongora aramuha amafaranga menshi ndetse ngo bari baramubeshye ngo ari umudesipora. Vava yatunguwe no kubona umuntu bagiye kuryamana cyangwa bagiye gusambana ari umuntu usanzwe kandi ngasanze azi muri groupe ye. Vava uyu muntu bakina diri yo kuzahura ngo babinoze ngo ntabwo yari amuzi ndetse ngo ntabwo bavuganaga ndetse ngo barebana. Ese byatangiye ute iki cyabiteye kugira ngo Vava atukuye umuhungu kandi yari yamuhaye n'amafaranga menshi? Vava gashobora kuba yarakorewe imibonano mpuzabitsina ngo ku gahato kuko umuntu wari uri kumwe na Vava uwo musore ngo nawe yari yabaye inyamaswa ashobora kuba yari yaranyweye n'imiti. Bivugwa ko uyu mutipe ngo yari yiteguye impeta ndetse ngo yari yajyanye ngo n'ikanzu nziza cyane. Niba ari y'ubukwe mbaza nkubaze uyu muhungu tutashatse kuvuga amazina washatse gusambana na Vava kandi ngo ku gahato yaje gukora agashya rero yakoze nakahe? Ako niko tugiye kumva muri iki kiganiro nabateguriye gikomeye cyane biragusaba kwihangana kugira ngo ucyumve. Shimiro wowe turi burangizanye inkuru Imana izi kukumira umugisha. Iyi nkuru ikubiyemo amasomo menshi ndetse ngo bibabere intangarugero n'abandi bakobwa n'abandi bahungu. Abakobwa b'iki gihe ntibagishaka gukora, bashaka kurya bicaye, bashaka kurya bagaramye. Abasore nabo basigaye babona amafaranga ntibagishaka gukoresha amafaranga neza. Baba bumva amafaranga bashaka kuyajugunya inyoni ndetse bakayatagaruza aho babonye yewe bakayatesha agaciro kandi n'umuzi n'ukuntu amafaranga avuna. Ushobora kwibaza ngo biterwa n'iki ko umuntu yava hano akagitaramo avuye ni Kigali akabara ajya gufata lodge kugira ngo ahatumireho umukobwa. Muzi lodge ziri Kigali ukuntu ari nyinshi cyane ariko umuntu akavuga ati ndagira usizi ndetse n'ubundi kujyana n'umukobwa kugira ngo amabi yose ndi gukorereyo atagira i Kigali. Gusa wabikorera mu mwobo wabikorera mu kirere ujye umenya yuko amaso ariba ni menshi cyane. Vava yaje gutungurwa n'ibyamubayeho ngo kuva yavuka kuva ngo yakora imibonano ngo nubwo yabonye umuhungu w'inyamaswa uteye nabi. Benshi ngo mu bantu biyizi intenye bakunda kwisha cyane wari nuko umukobwa ajya kuguha muri mu cyumba cyangwa muri lodge yagusuye cyangwa muri ghetto akakubwira ngo zimye itara. Joyeuse akimara kumva inkuru uyu mukobwa ngo ni Vava ibyamubayeho yamusetse cyane araturika araseka aravuga ati awa ko mbona ko kujisho media ari ukwihangana ko mbona ari ugucisha make ukutihanganye waturika umutima. Bivugwa ko umunsi Joyeuse yari kumwe na sheri wa Vava yaje kubimenya ndetse akigera mu rugo ngo yise aryama araruhuka. Murabizi neza mu biganiro byatambutse Joyeuse yihanangiriza abwira Vava ati nzamukunda nzamuba hafi nzamugumaho sinzamuvaho. Yewe niko byagenze uko Joyeuse yabivuze ni
ko yabikoze kandi ubyarangiye namwegukanye cyane, ubu bakaba bari kumwe. Hari umuhungu nyine tutashatse kuvuga amazina yaje guhamagara Vava amubwira yuko yitwa Innocent ariko siyo mazina kiki, ndetse amubwira ko amukunda cyane, akunda n'ibiganiro bye ndetse wifuza ko bahura. Murabizi Vava arashomoka cyane, ndetse yahise ako kanya amubwira amagambo ati ushaka iki, unshakira iki, urifuza iki? Nyamuhungu aramubwira ati naragukunze, usa neza, mbona wavamo umugore mwiza kandi ikindi urazwi, baye ndi kumwe nawe n'umugabo wawe natera imbere kurushaho. Kubera ko Vava imyaka iri kumujyana nawe, amaze kugira imyaka isa nkaho ari myinshi, icyo gushaka kikaba cyaranageze. Yumvishe umuhungu ufite amagambo meza, ahita atuza ndetse amumvano yombi. Gusa uwo muhungu yaje kumubwira yuko yifuza kubana byarana abana babiri. Umukobwa wacu bita Vava abyumva kubi, dore yuko yari ari no mu gahinda ko bari bamutwaye na sheri wiwe. Umuhungu yaje kumusaba ko babonana. Umuhungu aramubwira ati ariko sindawe i Kigali, ati ndi mu ntara. Vava yaje kumusubiza ati ibyo nta kibazo kirimo, ibyo ntacyo bitwaye, ndahari, aho nagusanga hose nta kibazo bintwaye. Babigiyemo barabipanga, bahana umunsi bagomba kuboneraho. Vava yaragiye aritegura, yambara neza, aravuga ati mbonye umugabo byora ndiye kujya agendera kuri rinye noneho yumvikana. Vava yafashe urugendo, atega imodoka ajya kureba uyu musore aho bita Igitaramo, namwe murahazi. Uyu muhungu yakomeje kuyobora uwo bita Vava, ndetse Vava byamusabye kuba yarageze kuri iyo hoteli uyu muhungu yari ariho ni mugoroba saa 12:30. Gusa ikintu Vava yibazaga, yaravuga ati niba utahe. Vava ati nubwo ngiye nijoro ntacyo ndarara muri iyo hoteli, cyangwa se mpite ntega akafatiri ntahe. Muri we yumvaga byoroshye cyane gutaha, cyangwa se kubona n'umuhungu yumvaga ari utuntu tworoshye cyane, ariko atazi ko ari imitego uyu muhungu nawe yamuteze. Vava yaje kugera kuri hoteli, baramwakira ndetse bamurangira icyumba ari bwinjiremo. Vava ahabwa ikaze gutyo muri iyo hoteli, ndetse tudashatse kuvuga amazina kuko ntabwo batubwiye ngo tuyamamaze cyangwa se tubamamarize. Vava akigeramo imbere yahise kumanga kuri nomero tutavuze izina, nuko arinjira. Akimara kwinjira yatunguwe no kubona umuntu birirwana ndetse birirwa bavugana. Yarumiwe, yahise yikubita hasi agwa igihumura. Umuhungu yahise aboneraho aravuga ati ibi nibyo nashakaga, ndetse ni n'ibi nari nkeneye. Vava akimara kwikubita hasi, umuhungu yahise agenda aramuterura ndetse amukuramo ku kagakote Vava akunda kwambara, arangije amurambikaho ku buriri. Arangije arakinga, arangije aragenda aramwegera, amuryama impande. Icyumba gisa neza, giteguye, kirimo keke, umunsi w'amavuko, buri kimwe cyose uyu muhungu ngo yari yiteguye. Gusa umuhungu yari yibagije yuko uyu mukobwa muri Vava agira umunwa munini cyane, ndetse no gutukana ari uwa mbere kurusaka ari uwa mbere. Vava yaje gucururuka ndetse agaruka ubuntu kuko bari bamuhungije. Yabonye iki cyumba ngo cyakimo n'akavandarateri, urupfu ko uyu muhungu yari yahebye afite n'amafaranga. Vava yaje gukanguka, arangije aramubaza, noneho batangira kuganira wenda nk'ibiremwa muntu. Aramubaza ati ase koko ibi nibyo wabikoreye iki? Se izi surprise ziteye gucyana ubwoko ki? Vava yasanze ikanzu nziza imanitseho ikomeye cyane kandi ngo inahinze cyane. Yewe iyo kanzu yari kumwe na kamerete kayo, iri kumwe n'inkweto zayo, buri kimwe cyose ngo muri iki cyumba cyari kirimo. Arangije aramubwira ati wa mukobwa nubwo twirwana, nubwo duhora tuvugana, ndagukunda. Ati murakoze, kubera ko yabonaga ntakunda ari bugenzi. Ndetse Vava yabwiye umuhungu ati reka njye kunyara, wenda ngo abone ukuntu yamucika wenda agenda yambaye n'inkweto, cyangwa se yazikuyemo, cyangwa se na telefone. Vava yaje gutungurwa no kubona icyumba gifunze kirimo kare. Umuhungu ahita amubwira ati
ubwogero ni hariya, dushe hariya, aho kwihagarika hariya, nushaka buri kintu cyose kiri muri iyi nzu turimo. Vava yaje kubona ko bimurangiriyeho uyu muhungu giteguye, ndetse aza gutuza baraganira. Gusa yaramubwiye ati umbabarire ntunkoreho, ntabwo umuntu nkora uwo ni Vava. Umuhungu yakoze kuri Vava ibibazo, gusa bagiye bumvikana gahoro gahoro. Murabizi ko imbaraga z'umukobwa muri kumwe udashaka kuguha ngo ndetse ni iminota 35 ni kuri Vava niko byagenze. Yewe niba byarabaye niba bitarabaye ntabwo mbizi, gusa Vava yavuye yumiwe afite n'agahinda, aravuga ati nzamutuka nzamugira uti, ariko amakuru dufite nuko Vava babikoze ku ngufu.